Icyigisho tugiye kwiga kiravuga ngo nawe Yesu aragushaka. Nawe Yesu aragushaka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyigisho byose abashoboye kubikurikira twagiye twiga, nta na kimwe muri byo kidafite aho cyubatse mu bugingo bwanjye. Ntabwo nigeze njya kureba icyo abanditsi ba Bibiliya bavuze kuri ibyo byigisho ngo nze mbibashyira imbere. Oya, ubugingo bwanjye hari icyo byahakoze, kandi nawe hari icyo ijuru rishaka kubaka muri wowe kitari gihari. Ninde mubyeyi wigeze agira umwana agakunda ibere akonka cyane, yewe n'igihe giteganywa n'abahanga b'isi cyo kugira ngo umwana acuke, ukabona uwo mwana we ntabwo afite gahunda yo kurirekura? Ninde mubyeyi wigeze ajya kumvikana n'umwana we ngo umwana wanjye ejo ntuzongere konka? Uwo mwana arabyemera? Oya. Ninde mubyeyi ushyiraho isukari kugira ngo umwana riveho? Birashoboka? Oya. Icyo ababyeyi bashyira kwibere kugira ngo abana batari bafite gahunda yo kurirekura barekure niki? Umuravumba, igikakarubamba, urusenda n'ibindi birenze ibyo. Igihe mumaze mukunda isi, Imana irimo irashyiraho igikakarubamba kugira ngo murekure. Ntabwo ubugingo bunyura mu gushyiraho isukari. Oya, ntabwo ariko biri. Ninde se wahava? Imana kugira ngo ivane abantu mu rukundo bakunda isi, bagomba gukora amafaranga babikuye ku mutima, bakabura na make babika mu rugo. Abantu bagomba gukora amafaranga, bayabona bagahita bahinduka abarwayi barwaye indwara zikomeye, bakayambukana amahanga bagiye kuyivuzamo, bakagaruka bayarangije. Abantu bagomba gukora ibishoboka byose, bakubaka inzu zikomeye ariko bakaziburiramo amahoro, bakaryama mu nzu nziza badafite amahoro. Imana irimo irashyiraho igikakarubamba kugira ngo abantu barekure. Kandi ntabwo bizahinduka, biracyakomeza. Iyo Mwegiputa hatimu undi mwami, ntabwo abise bari kuhaba. Byari gushoboka? Ntabwo byari gushoboka. None rero umenye ngo ntabwo ari urwango Imana ikwanga, ahubwo hari aho ishaka kugushyira utateganyaga kujya. Nawe Yesu aragushaka. Turashimira Imana itarigeze yima n'imvura, ahubwo iki yakoze yayirinze aho turi. Haleluya. Imana yacu habwe icyubahiro. Ngo ubwoko bwayo bwumvira ijambo, kandi mwirinde kuza nk'abandi ngo mugende uko bisanzwe, ahubwo muri komereho, kuko aho tugana haraca amarenga ko hari igihe bizagorana guhuza abantu gutya ngo ribumburirwe hamwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cyaho cya 19. Hari umuntu umwe uhanditse nifuza ko dusangira amakuru nawe, kandi uwo aho yari atuye nawe urahatuye nuko utarabimenya, ahubwo turebe icyo Bibiliya ivuga kuri uyu muntu. Unyemerere ninzajya mvuga izina ry'uwo muntu ugira amaso arenga izina ry'uwashyira izina ryawe, niho byoroha, niho bikunda. Yesu agera i Yeriko ahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru, kandi yari umutunzi. Umukoresha w'ikoro mukuru
utuye i Yeriko kandi yari umutunzi. Kugira ngo abantu baze gutangira binjire mu cyigisho batangiye kumva neza, igice cya 6 kuzamuka cya Yosuwa, Yeriko abise barahanyuze nabo, batagiye gutura i Yeriko, ahubwo niho inzira yabo yari iri, ariko bagikanani. Nanone hano Yesu arahanyura, anyura i Yeriko ariko afite ahandi agiye. Kandi ubutumwa bwiza burimo bubwirizwa nabwo buzaguma kuri wowe, burakunyuraho bugira ngo bugende, ahubwo saba Imana igushoboze kujyana nabwo udasigara, kuko Yesu arimo arahanyura. i Yeriko abise barahazengurutse, Imana yabasabye ko hagomba kurimbuka, kuko hanze kwemera kwihanishwa n'ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli. Imana ibwira Abisirayeli ngo mugende mazenguruke, kandi uwo murwa munini w'i Yeriko uzariduka. Igihe bari bamaze kwazenguruka, Imana ibwira Yosuwa, genda uhavume, uhabwire ngo nihagerageza n'umuntu uzashaka kugerageza gushyiraho ibikingi ngo yongere hashake kuhubaka, azapfusha abana babiri. Niko byagenze, kuko Imana ariyo yabivuze. Ni ahantu hari haravumwe, kandi abise batinyaga ijambo ryitwaga umuvumo. Nusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, hari undi muntu wamanutse i Yeriko gusa kuhanyura byonyine, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura barakubita yenda gupfa, kunyura aho ngaho byonyine. Isi yagize imivumo irenga umwe. Isi yavumwe ku gihe cya Adamu, ibwira Adamu ngo uzaniye ubutaka kuvumwa, ibibwira Kayini ntibuzongera kukwerera umwero wabwo, buravumwe. i Yeriko haravumwe. Ibyo ukora byose umenye ko ubikorera ku isi ifite umuvumo. Kubw'ibyo rero uramenye utiringira iby'i Yeriko, kuko nta mahoro. Ahubwo Bibiliya tubwira ngo nubona ibyo byose bayurarame, urebe mu ijuru, niho gucungurwa kwawe, niho gutabarwa kwawe kuri. Abahanze amaso isi gusa, isi ntacyo wayizanyemo nta n'icyo ikuramo, ariko mu isi nanone niho Yesu Kristo yazaniye agakiza, ayimeneraho amaraso, ngo ayo maraso atume ahari umuvumo kuva muri Adamu na Eva hose kugera kuri Kayini, kuzamuka ukagera i Yeriko, muri Yesu Kristo habonekemo ikitaraboneka ku isi. Isi hari ikitanga, hari ikidatanga. Zakayo yari yarumvise ubutumwa bwa Yohana umubatiza, wabwirizaga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yari umutunzi, ufite ubutunzi burenze, ariko butarimo ukuri na guke. Abaroma bajya guha Zakayo akazi, bararebye, baramureba bati genda ujye i Yeriko, aho bene wanyu bavumye, nuhashobora uzahakorera. Zakayo ntabwo bigeze bamuha umushahara wo ku kwezi uzwi, ahubwo bamusabye amafaranga atagomba kurenza ku munsi, menshi batazarengayo uzaba ari ujyana. Zakayo kugira ngo abone y'abandi, abone n'ay'umuryango we byaramuvunnye. Amateka y'iki gitabo aravuga ngo yafashe umwanzuro gusoresha umuntu wese ugiye kuvoma, utwitera soraga, ugiye gushyingura agasora,
uwinjiye mu isoko ry'Yeriko yaba agura atagura agasora ngo abone ay'abandi abone naye, byamuviremo kugira abanzi benshi. Noneho byagera ku Bayuda bo biragenda birakomera, kuko imisoro yabo yajyaga mu Baroma kandi batabakunda, barababaza. Zakayo agenda gwiza abanzi cyane, kugira ngo Zakayo ashobore kugenda bishoboke adafite ubwoba. Byasabaga gukora ku mutungo, agashaka abamurinda ngo nibura agende mu bantu. Ijwi ry'urangurura mu butayu ryageregera mu matwi ya Zakayo riti, Zakayo mukoresha w'ikoro ihane. Agiye kumva ubwo butumwa, yumva buramusaba ibyo atiteguye gukora, yo afata umwanzuro wo kutazongera kujyaho ibyo by'Imana bivugirwa, kuko byabangamiraga kamere ye. Nimubona abantu badakunda kujyaho iby'Imana bivugirwa, ntarwa ngo babyanga, ahubwo hari ibyo batiteguye kurekura. Tukagira rero noneho no kugira n'abandi badashaka kuburira abantu ngo bababwize ukuri. Ukizwa kizwe by'ukuri, uwanze ukuri amenya ibyo yanze. Ubundi mu buzima bw'abaganga, nta muganga ubwira umurwayi ngo nabona ari bushiremo umwuka ubwo ati nushaka wigendere ejo uzapfa. Oya da, agerageza kumwandikira imiti akamubwira ati ejo nibitagira igihinduka uzataha. Naho gutaha bivuga nazagaruka, nicyo bavuga. Ntabwo yemerewe kumubwira ngo wowe urarushywa n'ubusa. Oya, amwandikira imiti idafite icyo yangiza, idafite n'iki kiza, akamwizeza ko ejo azataha, kandi kuko agataha. Hari n'ibibwirizwa rero bidakiza umutima, byoroshya ubuzima gusa, bimaze igihe ariko bikwiye gucyura igihe. Nimba Zakayo arwaye, agomba kugaragarizwa ko arwaye. Atangira kujya kure yaho iby'Imana bivugirwa, kuko byamwambuye amahoro. Kuko Yesu agushaka nk'uko yashakaga Zakayo, nuko noneho Yesu Kristo arimo agenda kuva i Yerusalemu ujya i Yeriko, ibirometero 126. Kuva i Yerusalemu ujya i Yeriko, ibirometero 120 birenga, agiye gushakayo Zakayo. Ntabwo yari agiye kurangura, ni yari agiye gucuruza n'abaho, yari agiye gushaka uwo munyabyago. Wa wundi wumvise ubutumwa agatangira kubuhunga. Yesu ati, ndaje kandi ndagushaka. Aho wihishaho. Zakayo yumvise ko Yesu agiye kuhanyura. Umurongo wa 3, ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi Zakayo ari. Niki cyatumye Zakayo atareba Yesu? Urabyumva ute wowe? Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabishobora kuko abantu ari benshi. Niki cyabuje Zakayo kureba Yesu? Urumva ari iki? Ni ubugufiya? Sibyo, ubugufi burarengana, ahubwo abantu benshi badashaka gukizwa bararikoze. Ubwinshi bw'abantu buzuye mu nsengero ariko badashaka kubyarwa ubwa kabiri, barimo barabuza abantu kureba Karuvari. Ntabwo Zakayo yazize ubugufiya, kuko umuntu mugufiya naho atarora igihe imbere ye nta kindi gihari. Ariko abantu benshi barimo babyigana kandi badashaka ubugingo, baramubangamira. Ariko Bibiliya avuga ngo muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Imbaraga ya Yesu itarebeshwa amaso yari yatangiye gukora umurimo mu mutima wa Zakayo. Hari amafaranga mpuzamahanga, aho ugeze hose amafaranga akora. Hari n'amafaranga ukimara kwambuka umupaka usabwa kuyagumisha mu mufuka wawe, akaba acyuye igihe, akazongera kugira akamaro utaye. Muri Yesu rero ntabwo ari nk'amafaranga agira aho arenga naho atarenga. Muri Yesu harimo indengakamere. Ubushobozi bwa Yesu nta bariyeri yabuhagarara imbere. Ubushobozi bwa Yesu kugera mu mutima, nta cyaha uko cyaba kingana kose imbaraga y'Imana itageramo ngo ihindure amateka. Agera mu mutima wa Zakayo, atangira
kuba nk'igitubura mu bugingo bwe. Zakayo ati nubwo abantu ari benshi ntabwo ngiye gushaka uburyo mureba. Cyambere ashaka kureba nuko asa, kandi Yesu atumbonye ababonye data. Yashaka kureba mu Mana ubwiza burimo n'imbabazi zirimo. Zakayo ati ndashaka kureba uko asa. Yesu nawe arimo arinjira, aragenda yegera aho Zakayo ari. Zakayo ati nta kindi nkora, ngiye kurira igiti kiri bunyorohereze kureba umukiza. Byari byahindutse. Ndagira ngo ubwire ngo nta na rimwe uzigera ubona iby'Imana utabishatse. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha areka ibyo yibwira, areka ingeso ze. Zakayo yurira igiti. Yari umutunzi w'icyo gihe w'igitangaza. Niyita uko abantu bari bumurebe. Muri iki gihe ikibazo cy'icyubahiro kirarikoze, kandi nta munyabyaha n'umwe ubaho ugira icyubahiro agihabwa na bagenzi be. Kuko umunyabyaha kuvuga ngo ni umunyacyubahiro ni ikibazo. Adamu yaramye imyaka 930. Wowe ufite ingahe wa munyacyubahiro? Adamu yari muremure, ntabwo yari inzobe, ntabwo yari igikara, yararabagiranaga. Imyaka 930. Umuntu ukurikiye iki cyigisho ufite imyaka myinshi uri hano natubwire afite ingahe? Uhari ufite ingahe? Ko ufite icyubahiro ugifitanye imyaka ingahe? Yose uyifite uri mu buzima buzima. Icyubahiro ni icy'Imana, niyo ifite kudapfa, kuko twese twakoze ibyaha nitwashyikira ubwiza bw'Imana. Zakayo niyita ku cyubahiro n'ubunini bwe bunini cyane, aragerageza ati ngiye kurira igiti. Aracyurira, akigeze hejuru Yesu Kristo anyura munsi y'icyo giti. Akihanyura, umurongo wa 5, Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo. Amuvuze mu izina, kandi izina ryawe nawe Yesu ararizi. Zakayo, ururuka kandi ushyireho vuba. Ururuka vuba. Ni ururuke buhoro buhoro, ururuka vuba. Muntu ushaka gukizwa, gira vuba, gira vuba. Ibi ngibi urimo wumva uzakenera n'uwo waha amafaranga ngo abikubwire umubure. Nabikubwira ntabwo azakubwira ibyaguhesha ubugingo. Ururuka vuba. Yesu ati Zakayo ururuka vuba. Kumva Imana umuremyi ahamagara Zakayo mu izina. Icyama ahari izina rya Zakayo kashyira izina ryawe, ukamenya ko nawe Yesu akuzi. Kandi arakuzi mu buzima urimo, bwaba bwiza bwaba bukugoye, izina ryawe Yesu ararizi. Ahubwo ikibazo ari izi gute. Zakayo ikintu cya mbere cyamunejeje nukumva Yesu Kristo, uwo yatinyaga yuko yamunena kubera ko ari umunyabyaha, yatangajwe nuko amuhamagaye mu izina. Nuko ubwoba bwari mu mutima wa Zakayo butangira gutakaza ubushobozi, kuko yumvise ko Yesu Kristo amuzi. Izina ryawe Yesu ararizi. Cya gihe hari abantu batangiye kugabana amasaha yo kurya kubera ubushobozi buke. Izina ryawe Yesu ararizi. Uwo mubabaro ufite Yesu arawuzi. Hari abantu bafite uburiri bwiza batabasha kuryamaho ngo basinzire kubera uburwayi. Yesu icyo cyumba cyawe akibamo, arakuzi.
ahubwo abasha kwemera ko iyo mibabaro ikugeraho kugira ngo utekereze ko hari ubundi bugingo buhoraho bubikiwe abana b'Imana kandi bakazabaho byiteka. Arareba kuko kurebera ibyo utarora, akavuga ati murekeye mu munezero, ntiyazigera asenga, ntiyazigera atekereza ko hari ubundi bugingo buhari, yazanyurwa n'ibyo arimo kandi nabyo birwaye, akemera ko imibabaro igukoraho afite umusaruro ateze ahazaza hawe wowe utareba. Zakayo uko Yesu yamuhamagaye mu izina, niko arimo ahamagara izina ryawe ngo ubanguke vuba wiyegurire Imana bigishoboka. Zakayo ntiyatinda, ahita yururuka vuba. Umurongo wa 7, abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Agakiza kawe igihe uzaba utangiye gukakira, hazatangira kuboneka bivovota. Ushobora kuba utaruzi yuko abantu b'Imana bagira ibibazo batikururiye bishingiye ku rwango Satani abanga. Nuzacibwa intege no kubona abo mwabanaga barakajwe n'umugabane uhisemo wo gushaka iby'ubugingo, kandi bizabaho. Abo mwabanaga mu cyaha nibabona utangiye kumaramaza guhitamo agakiza, nibo bazaba abanzi bawe bateye ubwoba. Ushobora kuzaba ufite n'umugambi wo kubagirira neza, yewe n'abaguhemukiye ukabababarira, ariko uzihanganire urwango bazakwanga no kugusebya, bataguhora ibyaha wakoze, baguhora inzira wahisemo. Ibyo agakiza bivutsa abanzi, bibyutsa abanzi bakomeye cyane. Ariko biravango mu isi muhorana umubabaro, nimuhumure nanesheje isi. Kandi Pawulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ati uramenye Timoteyo, burira abantu babwire ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Nubwo hari amasengesho arimo ashaka kugira ngo yeze ibirushya, kandi nayo azabishobora. Icyo Bibiliya ivuze kigomba gusohora, kuko nyirayo niyibeshya. Uzasenga mu buryo bukomeye, ariko ibihe birushya bizabaho. Nuko Zakayo ava mu cyubahiro yururuka vuba, kuko umurimo w'Imana watangiye gukorerwa mu mutima we. Ubugingo bw'agakiza muri Yesu Kristo yari yatangiye kubusogongera mu mutima. Nimba hari ikintu kinezeza ubugingo bw'umuntu akanyurwa, n'ibyo agakiza byakiriwe mu mutima. Ndabifuriza kugira uwo munezero. Ngiyi impamvu abanditsi ba Bibiliya bemeye no kuzira ibyo bakiriye. Rega buryo bahitamo kubireka nawe ari kugira icyo abatwara. Ariko iyo wakira ubuntu bw'Imana mu mutima, nubwo isi yose yagutwikira, wavuga nk'uko abanditsi ba Bibiliya bavuze ngo niyo napfa nyiyiringira. Ibyago abantu bagize ni ukubwirwa ibitari ukuri, maze bafata ibitari ukuri babyita ukuri. Ariko agakiza aho kageze gatera umutima kunyurwa. Zakayo yururuka vuba, maze ababuranye Zakayo abarakajwe n'ubuntu bw'Imana yakira, ujye ubabwira ngo Imana yabuguhaye ntabwo yibeshye, kandi Imana ijya gutegura inzira yo kugukiza ntabwo yatoye abagabo. Oya, ntabwo yatoye abagabo. Agakiza ni akawe, nuko akagira kabandi. Agakiza k'umutima ukagire, kandi aho agakiza k'umutima kageze ntabwo nyirako abihisha ngo bishoboke. Nimba utagahamya nagahari, igisubizo nicyo, nagahari. Aho kari ntabwo mukora inama. Ninde wakwisiga amavuta ahumura akayabwira ngo ningira mu bantu uramenye, nibishoboka. Ninde wafata igishirira akagishyira mu kiganza akihangana narekure? Niko ubuntu bw'Imana umutima bwagezemo utabuhisha. Zakayo amaze kutangira kubwumva muri we, yurira igiti, arazamuka hejuru. Ukeneye kujya hejuru y'abantu kugira ngo bitegere, kuko abantu ni abanyabibazo.
ukeneye kujya iperugamo ahisumbuye, ukazamuka hejuru ukava mu kibaya hasi ukareba ibyo abandi batareba, kandi ukifuza ko iby'agakiza bisobanuka muri wowe. Warabishatse niwabibona. Ntabwo iby'agakiza bikorana n'amarangamutima y'abantu, bifite inzira yabyo. Zakayo amaze kururuka vuba, maze umurongo wa 8 w'igice cya 19 cyaruka, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yewe muntu uhamya kwakira iby'agakiza, wari wasaba imbabazi abo wahemukiye? Umva aho ubuntu bw'Imana bugeze ingaruka yabo. Wari wasubiza iby'abandi? Nimba utarabisubiza, iby'agakiza ugendamo buri munsi, aho nibyo. Ntabwo Yesu yigeze yigisha ibyo gusubiza iby'abandi, oya. Icyo Yesu akoreza Zakayo, yamuhamagaye mu izina. Zakayo akimara kumva Yesu amuzi gusa, yumvise amuzi, umutima ubwuzu bihita buzamuka. Guhisha ikikorewe muri we biramunanira. Reka mbabwire, uretse kuba insengero zuzuye abantu, uwabaza abantu bari hano bari basaba imbabazi abo bahemukiye, bakabasubiza ibyo babatwaye, wahita ubona ko insengero ari zo nini, abantu ari bake. Abantu wahita ubabura. Subira iwawe aho utuye, urebe ibyo wangije, urebe ibyo wakosoye, urasanga ntabihari. Maze abantu bagahita babana amahoro babeshyana, bagahita biga uburyo bwo kubana babeshyana ariko batari hano. Abantu Yohana yabwirije mbere yuko bajya mu mazi ngo babanzaga kuvuga ibyaha bakoze. Wari waka iki cyuma ngo uvuge ibyo wakoze? Yewe abantu mugize imiryango, mwari mwasabana imbabazi. Abaturanyi mwari mwasabana imbabazi. Bashobora kutazigusaba, bashobora no kutaziguha, birashoboka. Wowe ijambo ry'Imana riravuga ngo uhisha ibicumuro bye nazagubwa neza, ariko ubyatura kabiri kazababarirwa. Shaka imbabazi zawe, kandi nyuma yo kuzakira ubane n'abantu bose amahoro. Bazemera, baziguha, bazikwima, n'ubundi z'umuntu atanga ntabwo zizazamura umuntu ikirere, ahubwo umuntu azazamurwa iki kirere nuko yazihawe n'Imana. Ngaho genda ugere iwawe, ugere mu kazi, urebe ko benshi bafite ubutunzi butari ubutunzi bw'uburiganya. Zakayo atumva, abantu nambuye sinzi amazina yabo, iyo mbamenya nari kubyukira ku rugo rwa buri muntu. None icyo ngiye gukora, nihabuze abakene nakenesheje, munshakira abakene aho bari hose ko mbashaka. Barabwiranye kwa Zakayo mu gitondo, umurongo wari umurongo. Bishoboka ko haje n'abatariganyije, bumvise ko hari ibintu bigiye gutangwa. Ntabwo yigeze abaza ngo we nagutwaye angahe, ntabwo yari akibyibuka. Uwashoboye kugera iwe yaramuhaye. Uwo yatwaye 100 akamuha angahe? Abanyamibare. Uwo nambuye ndamuriha 4. Wari wahagera. Uretse n'inyungu z'ibyo wamutwaye, musubiza ibyo gusa ngaho. Mugeza Zakayo we yagiye mu mibare ati, iyaba kibifite ubu aba yarabyungutse, none ninjye wungutse. Navanyemo amazu, mvanamo imodoka, mvanamo amasambu. We dore aho arababaye. Ntabwo musubiza ibyo gusa, n'inyungu zabyo ndagerageza kugenekereza nzimuhe. Nimba ushaka kunyura mu irembo rifunganye, nyura ku muturanyi umusaba imbabazi, wubaka amahoro aho utuye. Maze babandi b'abanyedini bakuzengurutse nibabona ukuntu uje kubasaba imbabazi, bavuga bati, nimba inzira ari iriya sinzayicamo. Umva icyo bitubuhamya. Nimba inzira ari, ubwo nanjye biransaba kuyicamo bivune. Ndagira ngo ubwire ngo
niho uzamenya ko nta munyabyaha w'umunyacyubahiro ubaho. Umunsi wagiye mu rugo rw'umuntu ugiye kumusaba imbabazi uzagenda wamwawe, niho uzamenya ko nta munyacyubahiro ubaho. Uwabikoze buriya yamaze kumva icyo mvuga. Biravuna. Mwese gutagira ngo umubwire utakira 10,000 ubwo bihwaniremo n'ikibazo twagiranye. Reka da, Bibiliya waba ugiye kuyiga ubitari byo. Ntabwo wagura icyaha bishoboka. Ugenda ubaze Mika, ndavana hehe ikiru nanga ku cyaha cyanjye nagihari. Zakayo abonye icyo Yesu amukoreye, abonye ibyo yangije, ati sindekeraho. Maze Satani akabanisha abantu amahoro babeshyana ngo barihannye. Nibishoboka. Nuko Zakayo afata ijambo nawe uri muhaye, kuko ubuntu bw'Imana bwatangiye gukorera mu mutima we. Umurongo waho wa 9, Yesu nawe aramubwira ati, Zakayo, naguhamagaye mu izina, uyu munsi agakiza gatashye muri iyi nzu, kuko nawe ubaye umwe mu bana ba Aburahamu. Umva agakiza kageze. Uyu munsi agakiza gatashye muri iyi nzu. Ntabwo ari mu cyumba no muri salo no mu byumba byo hirya, ni inzu y'umutima wa Zakayo. Nimuzi ko imitima yanyu ari urusengero rwa Mwuka Wera. Nujya mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 5 wa 6 ngo iyo nzu yayo nitwe. Agakiza gatashye muri iyi nzu. Umva aho ubuntu bw'Imana bwageze, ntabwo bwihishiye. Ninde mugabo uri mu gukurikira iki cyigisho wari warari ijoro adasinziriye kubera icyaha yakorewe umugore we, akageza mu gicuku atinda gushaka? Mbabarira. Ninde wari wabikora? Amukangisha ko ari umugabo bigahwaniramo. Oya, sibyo. Manuka ujye hasi, wemere kuri umunyabyaha. Ninde mugore wari wazisaba umugabo we birashoboka da, bo bajya babigerageza. Ninde mwana wari wazisaba ababyeyi? Kandi ko dufite urubyiruko rwiba ni wabo, urubyiruko rwananiye ababyeyi. Ninde mwana wari wazisaba iwabo nimba hari urubyiruko rushaka ubugingo? Umva icyo Zakayo yakoze abikigiye batari mu gukora. Umva icyo yakoze, niyitaye kubyo afite uko byari byaravuye mu buriganya, abifasha hasi ararekura, atitaye ngo nzabahone. Bwa butumwa bwa Yohana yari yarirengagije, haje uwabuhaye Yohana ariyizira. Ageze imbere ya Zakayo, icyaha cye kibura amahoro, kivumbagatanya muri we, ariko bisoza Yesu amubwiye ngo uyu munsi ahari depo y'ibyaha ndahuzuza agakiza. Ikibindi cyawe kiri mu iki wowe? Uyu munsi agakiza gatashye muri iyi nzu, kandi uhereye uyu munsi uhindutse umwe mu bana ba Aburahamu. Kwitirirwa Aburahamu byari igitangaza. Uzarebe mu madini yose aba ku isi yose, nta dini ritemera Aburahamu. Mose bamurwanya kuko yatanze amategeko i Sinayi. Yesu bamurwanya ngo ntabwo ari umwana w'Imana, ariko uzarebe ko hari na rimwe ryigiza Aburahamu. Nyamara bakibagirwa yuko abana ba Aburahamu nyakuri ari abakiriye Yesu Kristo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho, nawe utamufite nta bugingo. Zakayo amaze gufata ijambo na Yesu ararifata. Irya Zakayo ni iryo gukosora ibyo yangije. Irya Yesu ni ukumwizeza icyo yamukoreye, ni ukumubwira ngo uyu mwanya izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi nimba izina ryawe ritandikwa mu gitabo cy'ubugingo, hacyari ikibazo. Ricyandikwamo gute? Yesu ati nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, kandi nimuguma muri iri jambo mukaba bigishwa banjye nyakuri, muzavumbura mukuri kurenza uko mubwiwe, kandi uko kuri kuzababatura. Ahari ububata bw'icyaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Abantu bakwiye kuba mu isi bafite ibyiringiro by'ubugingo, kandi ibyo byiringiro ntabwo bishidikanywa ngo ubihawe abishidikanye. Oya, abigira ibye,
arasonza akagira amahoro. Abantu bamwanga niyangane, bamuhemukira akabababarira, bamugirira nabi akabakunda, agatabara batamuvuga neza kubera ubuntu bw'Imana yakiriye. Kandi muri we abafite imbaraga inesha icyaha. Ntabwo abyihatira, oya, ntabwo abyihatira. Icyitwa gukorera Imana ntabwo bimusaba imbaraga, reka da. Muri we haba harimo indi mbaraga, kandi abafite ijwi rimubwira ngo dore ugeze mu nzira ebyiri, iyi niyo nzira bariyucamo. Ntabwo abakirwanya ubuyobozi bwa Mwuka Wera, ntabwo abakibaza ngo ariko amategeko y'Imana merate, oya, Imana iba yaranditse mu mutima we. Ngaho rero aho iyo abantu baza kwakira ubutumwa bwiza baba barageze ku rugero rutangaje. Umurongo waho wa 10 Yesu aravuga ati kandi umwana w'umuntu yazanywe mu isi no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Wari uzi ko umaze imyaka warazimiye? Wari uzi inzimizi ziri mu nsengero? Ntabwo bashobora kubimenya, ntibashobora kubimenya. Luka igice cya 15 uhereye ku murongo wa 8 ukagenda no ku murongo wa 25, hari abantu bazimiye ntibabimenya. Umwana w'ikirara yaratashye, uwasigaye mu rugo arazimira ntiyabimenya. Ibirori byakorewe ku mwana wagarutse, ntabwo mukuru we yigeze abijyamo kuko yazimiye, yarakajwe n'abihana. Kwihana kwawe harabo birakaza, kandi gukora ibyaha kwawe ukabona nawe byarakaje, urahitamo iki? Nujya gukizwa uzirinde kugisha inama, kuko nta muntu ujya ugisha inama agiye gupfa mwaswe gukizwa, ntabwo bibaho. Iby'agakiza ni umushima ukuwe mu muriro, ni wowe bifatira umwanzuro gusa, nta wundi ugomba kugufatira. None rero ibyo bintu ukwiye kubisobanukirwa ukabigira ibyawe. Bibiliya ukayigira umujyanama wawe. Idini usengeramo riri muri Bibiliya cyangwa nimba naryo ubonamo igirayo. Uburyo usenga buhuje na Bibiliya, nimba bidahuje va mu kayira, wemere kuyoborwa n'iki gitabo. Ariko icyitonderwa, kura ingomyi mu nzira, kuko Imana yashaka gutanga Mwuka Wera. Irawushyira he? Ko nawe wasuka vino nshya mu mifuka ishaje. Uyu mugoroba n'iyi minsi tumaze, wirinde kwigusiga. Hari abantu mu gifitanye ibibazo udasigara, bo bazabikugireho. Nuzagira umuntu nawe ugirana ikibazo, ntabwo uzategeka abantu kugukunda, wowe uzabakunda. Nuzategeka abantu kugusaba imbabazi, wowe uzazibahe, wowe uzazibasabe. Kandi igihe Yakobo yaramaze kuriganya mwene se Esawu agahunga, igihe cyarageze aho yahungiye naho arahava, aribaza ati Mana, umuvandimwe wanjye nambona ko yihorera ndabigirane. Niyamenya yuko iyo watangiye kwihana, marayika mubanziriza aho ajya. Yageze imbere ya Esawu, asanga Esawu Imana yahinduye umutima we kera. Nuzagira ubwoba bwo gusaba umuntu imbabazi ngo azandimbura, oya, marayika usanga yahageze. Nutabikora umutima uzaguturikana kubera icyaha, kurenza ko umuntu yakurakarira ariko wazimusabye. Uzi kwinjana igihe nomu, uzi guhora mu rusengero ufite umutima ukurega ibyo wangije, uzageza ryari kubura amahoro? Niyo mpamvu rero ubutumwa bwiza budaca ku ruhande ni ubutumwa buvuga ngo ni mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane muhindukire. Zakayo Yesu aramubwiye ati dore uyu munsi agakiza gatashye muri iyi nzu, nawe ubaye umwe mu bana ba Aburahamu. Ngiye impamvu abadivansi umunsi wa 7 bariho, ntabwo ari idini ryaje kongera ku yandi madini ngo abe menshi. Rifite Bibiliya, rifite Bibiliya, rifite icyo rivuga, rifite icyo ribwira abantu. Ahubwo wahuri ku kibi ngibi batabikubwira. Niba baba barabikubwiye kuki utabikora?
abantu baribaza ngo ariko ngo ngewe ngo nabatijwe ngo mu mazi menshi ngo none ngo ko natsinzwe n'ubutumwa ngo ese ngo nanone ko mugiye kunsubiza mu mazi menshi, uretse nawe wakoze ibyaha Yesu yagiyemo nta cyaha yakoze. Yesu yagiyemo yakoze ikihe cyaha? Ko Yohana yabwizaga ubutumwa bwo kwihana umuntu akavuga ibyaha yakoze. Yesu yagiyemo yakoze ikihe? Aramanuka ajya mu mazi abatizwa n'umunyabyaha. Ngo ariko ngo nubatiza nawe ni umunyabyaha. Yohana ntabwo Yesu yigeze amwambura inshingano, yaramubwiye ati komeza inshingano ubikore dusoze gukiranuka kose. None rero ni ukugera ikirenge mu cya Yesu yayagiyemo atibye atabeshya atatukanye, arabatizwa. Abatizwa mu mazi menshi ni abatizwa ku gahanga. Nta nundi muri Bibiliya abatijwe ku gahanga nawe uhaba. Nawe ubwo nawe uhari rero reba icyo Bibiliya ivuga kandi ukemere. Utitengo abantu baravuga ngo iki ibyo abantu byihorere, abantu ujye ubareka urebe icyo Imana iri buvuge. Ijambo ry'Imana yavuga ngo utinya kumamiriza imbere y'abantu, nanjye umwana w'Imana sinzamuhamiriza imbere y'abamarayika bera n'imbere ya Data wa twese. Iyo umuntu ahisemo kwiyegura Imana atitaye ku byo abantu bavuga, Bibiliya tubwira muri Luka 15 ngo ni ku munyabyaha umwe yihannye mu ijuru baririmba. Emera uteze indirimbo mu ijuru aho gutera Satani n'abadayimoni bo kuba aribo baririmbye ngo nuko utihannye. Iyo wiyeguriye Imana mu ijuru baririmba, utakwihana Satani akarimba n'ingabo ze. Ati bahora bajya kumva ariko nibihane mubareke. Iminsi yo kuba kwabiri mirarangira, amahirwe y'abahawe ari hafi gushira. Ariko iyo umuntu avuze ati Mwami Yesu ndebye Karuvari mabonye igisubizo cy'ikibazo cyanjye, reka babwire Farawo ntacyo atakoze ngo agarure Abisiraheli, ariko bari bagiye iwabo nawe ari kubagarura ngo bishobore. Igihe Yesu yavugiye ku musaraba ngo birarangiye, abatambyi bo ku gihe cye bari bamaze gufata umwana w'intama mu maboko bagiye kutambaye igitambo cya nimugoroba. Marayika wafashe akaboko ka Aburahamu agiye gusogota Isaka yaraje afata akaboko k'umutambyi, imitsi irarekura, icyuma kigwa hasi, umwana w'intama uragenda. Kuko izari zarapfuye zari zarahagije, iyo yo yari ihuje n'igitambo cya Yesu. Uko batayigaruye niko nta muntu Satani yagarura ajya Karuvari. Umuntu niwe wigarura. Uwarebye Karuvari Satani avuga ati byanjye birarangiye, nawe aragiye, ndakora iki? Yesu ati nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzirehereza abantu bose. Abumva yuko icyaha kitanesheka, muri Yesu harimo kuzuka n'ubugingo, harimo ibyiringiro by'abacunguwe, harimo kunesha. Iyo nsinzi ya Yesu niyo ashaka kuguha. Zakayo yari yarihebye, yumva nta gaciro afite mu bantu, abona ari ruharwa, ariko yatangajwe nuko ijuru imuzi. Reka iryo juru ryamenye Zakayo rimenye ubugingo bwawe. Urababaye urarushye biranakugoye kubaho, ariko utawuruhera mu isi ukazabana n'ubugingo kandi ubugingo buhari. Reka uyu mugoroba rero hirya abantu bagiye bitanga kandi batari bake, nubwo habaye impinduka, reka Yesu nawe ahindura ubugingo bwawe. Kandi nawe uyu mugoroba ubu wo kwitanga no kwiyemeza gufata icyemezo uti nanjye ngiye Karuvari kandi menye ko nawangarura ngo bishobore. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uyu mugoroba umuntu uvuga ati uyu mugoroba Mana nanjye menye ko Yesu ashaka, menye ko izina ryanjye Yesu arizi, arashaka agakiza gatamu umutima wanjye, yaje mu isi aje kunshaka, nanjye niyeguriye Imana. Ari hengo yigira hafi dusenga, ari nubwo yaba umwe. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru bararirimba. Tambuka rwose umva utsindishize Imana uti Mana imyaka maze kwa Satani irahagije, uyu mugoroba mushyizeho iherezo kuba mu gikingi cy'umwanzi. Imana iguha umugisha. Hagarara hafi rwose kandi Yesu aguha umugisha, agukomeze. Hindukira rwose, hindukira iteraniro, nawe Yesu araguhamagara. Yesu arashaka guhindura ubugingo bwawe kandi birashoboka. Yahinduye benshi birakunda. Urarushye, uri mu buzima bubangamye bukuvuna, warasenze ubura igisubizo, ariko igihe kirageze ngo umutima wawe wabuze amahoro Yesu yashyiremo.
kandi arakubwira ngo uyu munsi agakiza kataha mu nzu yawe nimba umwemerera n'umutima we wose. Arakubwira ngo muzanshaka mu mbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Ninde usigaye watambuka ari hehe? Igira hafi. Yesu anyuriye ariko hanyura atakunyuraho, amavuna karinda arangira, amaterana akarangira akakunyuraho, wazifuza ibyo wumvise ukabibura, atarakunyuraho tambuka dusenge. Kandi nta munsi n'umwe Yesu yigeze abura abamwiyegurira, ahubwo nawe aragushaka. Umubatizo dufite ku isabato, hari itsinda rinini cyane ryiteguye kubatizwa. Aho bari abiteguye kubatizwa, ni munyemere muhagararaho muri dufatanye gushima Imana. N'iri tsinda ryiyeguriye Imana muri uyu mugoroba, ni muhagarare, ntago bikoje isoni. Imana ibaha umugisha. Barimo no mu ntebe hari hose barimo. Yesu ni mwiza, waduhaye ibihe byiza, aturinda ikirere gifite ibibazo, aduha umutekano. Ijambo ry'Imana riravugwa, Mana uhabwa icyubahiro. Nawe ni wareba iri terano rihagaze, nawe ukavuga uti ariko nge ndi mu biki, nge ndi mu biki, nawe ugatambuka. Habaye haruhari, uyu mwanya nuwe, bitekerezeho. Haracyari ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro ni ibyawe nanjye. Imana ikugire neza kuko ubitekerezaho, kandi gushoboza gufata icyemezo kidasubirwaho mu izina rya Yesu. Ngize amahirwe mbonye pastor turi kumwe, reka musabe yigire hafi. Iri sengesho ry'umugoroba turifatanye na pastor, kandi igihe tuba turangije gusenga, aba bose bitanze, abiyeguriye Imana, n'undi wese wifuza kwifatanya n'ubwoko bw'Imana ndetse akitegura kubwiriza ubutumwa buheruka, akabatizwa mu mazi menshi, akemera kwemera amategeko y'Imana kandi kwa mutima we, uyu mwanya uri bukurikireho bari bujye mu rusengero, kandi bafite pastor agiye kubaganiriza. Ndabasaba ngo iyo gahunda buri wese uyitekerezaho uyu mugoroba ayifatira umwanzuro, kandi Imana imushoboze mu izina rya Yesu. Ishyamba riri gushya turahungira he, reka twigira abanje gushya, ntabwo hazashya kabiri. Karuvari agasozi kahiye, umujinya w'Imana niwo wagatwitse. Nimuze duhungire twese ku gasozi Karuvari, isi igiye gushya, ntabwo kazashya kabiri. Karuvari agasozi kahiye, umujinya w'Imana niwo wagatwitse. Nimuze duhungire twese ku gasozi Karuvari, maze ubwo isi igiye gushya, ntabwo kazashya kabiri.
gasozi Karuvali maze ubwo isi igiye gushya ntabwo kazashya kabiri. Karuvali agasozi gahiye umujinya w'Imana niwo wagatwitse. Nimuze duhungire twese ku gasozi Karuvali maze ubwo isi igiye gushya ntabwo kazashya kabiri. Karuvali agasozi gahiye umujinya w'Imana niwo wagatwitse.